twongeye kuguha ikaze hano kuri THECHEN TV. Yo bagezeho kino kiganiro nitwa THECHEN. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ahantu hatanu hari hatatse neza kandi harimbishijwe neza muri uyu mujyi wa Kigali ubwo twasozaga umwaka wa 2024 twinjira mu mwaka wa 2025. Nkuko bisanzwe hano hose ku isi mu mpera z'umwaka haba igikorwa cyo kurimbisha imijyi no kurimbisha ahantu habakunda guhura abantu benshi ku buryo usanga imijyi ibikeye inogeye ijisho mu mpera z'umwaka. Kigali rero nayo ntabwo yatanzwe kuko mu mpera z'uyu mwaka ushize habaye igikorwa cyo kurimbisha umujyi ubwo wasangaga ku nyubako nyinshi zo muri uyu mujyi zitatswe neza ndetse n'ahantu hakunda guhura abantu benshi nko mu marompe naho hari hatatse neza ku buryo bunogeye ijisho. Muri iyi nkuru nkuko nabivuze ruguru rero ngiye kukwereka ahantu hatanu hari hatatse neza kutandi hose muri uyu mujyi wa Kigali. Ahaza ku isonga kukuba ariho hantu hambere hari hatatse neza muri uyu mujyi wa Kigali ni muri rompe nkuru y'umujyi wa Kigali. Muri iyi rompe na ahantu hari hatatse neza cyane ku buryo umuntu wese wanyuraga yaravugaga ati wow, mbega ahantu hatatse neza. Kandi ikindi kintu cyabigaragazaga niho hantu hambere hakuriye abantu benshi kuko ababyeyi benshi masaha y'umugoroba wasangaga ari ahantu huzuye ababyeyi bazanye abana babo kugira ngo baze bahishimishirize kandi baze bafatire n'amafoto. Rero ikintu cyagaragaye mu mpera z'uriya mwaka nuko ariho hantu habaye ahantu hambere abantu baje baridagadurira, abantu baje barishima kandi hanahurije imbaga nyamwinshi kubera ukuntu hasaga n'ukuntu hari haryoshye ndetse hanagaragara neza. Rero nta gushidikanya iriya rompo ya Kigali niho hantu hambere muri umujyi wa Kigali hari hatatse neza. Ahantu hakabiri hari hatatse neza kandi hari hahinduye isura y'umujyi wa Kigali ni kuri inyubako ya RSSB iherereye hano kuri peage. Ku bantu bafataga icyerekezo kiva mu mujyi cyangwa mu cyerekezo kiza mu mujyi bageze kuri peage babonye ukuntu iriya nyubako yari itatse neza. Ni inyubako yari itatse mu buryo bwari busamaje, ni inyubako yari itatse mu buryo rwose wabonaga yahinduye isura y'umujyi wa Kigali. Rero n'umuntu wayikoze rwose yayikoze yayitondeye kandi ajyanisha amabara n'ukuntu inyubako isa. Rero ibi byatumye iriya nyubako nayo rwose ihindura ishusho y'umujyi wa Kigali mu mpera z'uyu mwaka twashoje wa 2024. Inyubako ya gatatu yagaragaje ishusho nziza cyangwa yagaragaraga neza mu mpera z'uyu mwaka wa 2024 twashoje ni inyubako y'ibiro by'umujyi wa Kigali. Iyi nyubako nayo rwose iri mu nyubako zari zahinduye ishusho y'umujyi wa Kigali kuko na ahantu naho umuntu wese wanyuraga ubonaga rwose uhereye hara kuri rompe ukagera ku nyubako y'umujyi wa Kigali rwose naho n'ahantu hasaga neza cyane hari hanogeye ijisho ku bantu bose bahanyuze. Ahantu hakane hari hatatse neza ni uyu muhanda uva ku biro by'umujyi wa Kigali werekeza kuri Serena Hotel. Abantu bazi iyi nzira cyangwa abantu bazi uriya muhanda bamenye kugenda muri uriya muhanda ni umuhanda uriho inyubako nziza zigezweho. Rero ziriya nyubako zose hafi ya zose zari rwose zari zarimbishijwe, zari zitatse neza ku buryo uriya muhanda uri mu mihanda imwe muri umujyi wa Kigali wagaragaraga neza cyane kubera ukuntu hasaga ndetse hari harimbishijwe neza. Wageraga kuri Marriott Hotel na ahantu rwose wabonaga hari hameze neza cyane. Hari izindi nyubako nazo zigiye zikikiza Marriott Hotel nazo zari zitatswe neza cyane ku buryo abantu bose banyuze muri uriya muhanda hasaga neza cyane kandi hari hanogeye ijisho. Hano rero hanyuma twavuga hari hatatse neza ni kuri RDB hano ku Gishushu. Abantu bavaga mu cyerekezo kiva kuri Convention Center baza hano ku Gishushu cyangwa bavaga kwa Lando baza ku Gishushu hari inyubako yagaragaraga neza ndetse yari yatumye iki gice cyo ku Gishushu cyagaragaraga neza. Ni inyubako rero ya RDB nayo yagize uruhare rukomeye mu guhindura isura y'umujyi wa Kigali ndetse no guhindura isura ya kariya gace ku buryo wakabonaga rwose yabonaga ko hasa neza kandi hagaragara neza. Rero muri rusange Kigali yari itatse neza, Kigali yari irimbishijwe neza, rompo zitandukanye zo mu mujyi wa Kigali zari zirimbishijwe neza ku buryo rwose byari bimeze neza. Rero dushoje kino kiganiro rero twumva kubifuriza kugira umunsi mwiza no kumeza kugira umwaka mushya muhire uzabere umwaka w'amata n'ubuki. Ciao ciao. Ibiganiro byo kuri THECHEN TV nakagaruka.